Urandeba gutya. Urandeba gutya. Sylvain, ndura rukundo waraye mbonje ukambindura imboga. Ukangubita ariko nubu nagutikura. Uratinyuka ukaza hano warangiza ukambwira ngo ni nkingure nijoro wowe. Muri uru rugo ndiki ndi umugabo cyangwa ndi umuzamu wawe. Arega wifashe urangubita umbindura imboga urangije umvatirana n'agasomyo. Sylvain ngaho ongera ungubite. Ariko nubundi ubizanye n'imigaryo nakunoba ngiye Sylvain ntago njya muri mbamburi ibyo. Sylvain ngo wanzubira. Ngangubita. Kandi wa mugore we sinzi icyo urwaye. Oya Sylvain nzubira. Gashari ni muri umugabo nzubira. Ndaguhunze wa mugore we. Umbunga ariko Sylvain waranyibagiwe. Kandi Sylvain kandi sinzi ikintu ushaka. Ariko ubundi turi gupfiki. Umva ngubwire ndagugaruka muri iyi nzu. Ndabivuze nganje Serafine ndaguigaruka. Iyo nzu nayo yigize yawe. Iyo nzu ni yawe. Ariko nkibi ni ibiki? None niba wumva atari yanje ndakundega. Genda kundega kubayobozi ndagoba hari genda undege. Danurusoni. Ariko isishyano. Ariko ingwe kurira umwana ikakurusha uburakari. We nta n'isoni ugira. Isoni. Isoni urabona ninereye. Ndakubwiye nti genda ufate udufaranga duke munsi ya Bibiliya. Uragiye urunduye amafaranga yose. Uragiye wankingiranya. Urawiriwiyo. Urayeyo. Uranywaye urasinze urujuje. Ujuririmba nk'abasinzi bose. Urarangije ngo ngiye mbone. Sylvain ngo ndi umusinzi. Uretse. Umva none ngubwire ngo umenyeshe ikintu ukwiye gushira muri ugo mutwe gwawe. Ndagugaruka muri inzu ngo yinjiremo. Utagarutse upfukame hano unzabe imbabazi ng'umundo warayuhemuke. Wangira urabanza unzabe imbabazi. Njewe. Umvukamire. Danurusoni. None Sylvain ngahinjira. Ndagari ngiyi inzu. Injira. Singiyi. Injira se. Injira ngwereke. Aramutse boss. Boss wabonye bucya. Siko wizindiye noneho. Nanjye warebye ukuma kuri ako kantu ka mu gitondo nanjye ko katangwa nabi. Aho kurakoze cyane. Ubundi niyo mpamvu wewe nkwemera ahantu twagera. Nanjye ndebe ko karage nawe mukanya nka saa 4 kuba meze neza. Kandi nanjye saa 4 karaza kumfasha muri. Nari imana. Urakano niyo mpamvu. Iyo ndimo ndategura. Ubone injoga zawe. Yawe boss nagomba nkubeshya siko bimeze. Musi kubuza amahone zisana. Umuntu ubuzindu cyangwa hano basanga ari wa mutaxi me. Nagabazi kunimbereye neza ndakubona. Kandi namubwiye ko agomba kuza hano saa 3. Ubu uramutse avuza amahone. Nusanga ari umufungurira abaparitse hano arindi. N'ubundi waje gufata ko akiryamye. vuba muri icyo cyumba wimbaza byinshi yewe jya muri icyo cyumba biteganye n'icyo urimo ibindi byihorera Sweetheart, welcome. Kutamufasha sewe mufungura umuryango ntabwo uzi gufungura nyoko we.
kubona nari ndayo uri gusa ni wanyu. Baby ni kuzine waje na mugaje mtumba cyabashye. Ako shane usigaye wiyitaho. Gute se mama? Ahundi witeguraga iminota 5 usigaye umara iminota 30. Ukakunda kwambara amapantaro ariko ubu haraye udukanzu. Aha ne. Asa mama nabyo arega ibintu birahinduka. Ne. Iki se kandi ushaka wiki? Ne. Ha, mbwira. Mbwira iki se mama? Nene. Kuri. Nyine nsigaye mfite umuhungu dukundana. Ko? Mbwira se muwese kandi. Nyamara nawe uramuzi. Ndamuzi. None se ntabwo uri ko umuhungu umwe yakundaga kuza kundeba mu cyumba hamwe ari urwariye. Kamwe kirabura. Nkabibona rata. Akazi kamushushubikanya. Ngo ngwino tujye kuganirira hanze. Mama baratangiye. Ngiye karatuma nigendera. Wagenda wagira iki? Genda ujye ku ishuri. Ariko uzuzime. Urayumva amakuru neza. Sinayaguhaye. Oya. Mama reka nigende. Ngiye ku ishuri. Ariko ningaruka undinde ibibazo byawe. Asa kundeba. ariko se mubaze Serafi kuki utakumva ko ntazibana zidakomanya amahembe koko ubu kuba twagize gutya tugatongana nicyo kintu cyatuma uvuga ngo mfashe ibikapu byose ndagiye. Ako Sirife uzi gusetsaga ugatinyuka ndonyihanganire umunsi gumwe ubwo wowe ibintu ukoraga uzi n'ukuntu ugiraga amafuti ngay'ingurube ngakwihanganira ibintu byinshi ngakwihanganira ariko kunyihanganira umunsi gumwe kuko nasohokanye n'inshuti zanje byabaye ikibazo kuri wowe. Ariko inshuti zawe nta kibazo nakoreka nkwereke mbabarira ufata umwanya wawe utekereze kuri ibi bintu ugiye gukora uvuga ngo uragenda nese uragenda urabunsigiye nde none. Haguruka ibyo bintu byo kumvukamira nabyo ndumva biri kundera iserere. Haguruka. Ngo mbigire ute nyine ngende kukubwira nyine gerageza rwose ufata akanya kawe ubitekerezeho urebe abantu bose naretse kubera wowe nese ubwo ugiye kunsiga. Sirive mbitekerezeho ngaha nanjye mbabarira mbereza akanya ngende nduhura umutwe gwanje mbitekerezeho sibyo. Ujye heza mu kabari. Nese ugiye gusubira mu kabari kandi ko numva akabari kagiye kuguteza ikibazo. Oya nta kibazo ugenda ariko noneho nibi none Serafi ngufashe iki ugiye kujya mu kahe kabari ngo nanjye nze kugusangayo. ndago ndakamenya none se ntabwo nari bugire
byamera nka nimugoroba nibura nkagutahana. ntago mbizi. Biseriye. Perez ikarita yanjye kegera Ariko gusa wari gutuza ukabanza ukanyumva nuko. niki se ntagukoreye Umuntu waduteranyije ni ibinyoma arabeshya. arabeshya nta muntu basanganye se Ni kuzine nabikubwiye. indaya zawe ibyo umazemo icyumweru cyose ndabizi Icyumweru cyose. Ni kuzine, ni kuzine ndavuze ngo musohokere iwanjye uranyumva John sohokere iwanjye nta bintu Basise. ntabwo nkina Uretse nawe batuzinga. sohokere Uretse batsinze. zingira Uretse hanze batsinze. Uretse ndavuze ngo zingira hanze Makanya bizinge wapi. bizingire hanze Waretse nkabanza ngabizinga se basi. iriya nda yawe nizigufashe muzingire hanze ntabwo mbashaka iwanjye nta soni waranyubahishije wowe Ni ibinyoma baduteranyije binyoma yumva. niki ntagukoreye ntuzangarukire iwanjye unyibagire Wanyumvishije ko. genda wantu ntumva we genda umusore w'indekera gusa Ni kuzine. kuzine jyana na kuzine sha Sye. Uyu mwaka umuryango Imbuto Foundation urazirikana imyaka 20 umaze ushinzwe. Uyu muryango watangijwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame ufite gahunda yo gukora ibikorwa bitandukanye bijyanye no kubaka ubumenyi, ubufatanye n'ubushobozi mu muryango nyarwanda. Iyo imbuto itewe neza ikuhirwa kandi igahabwa inkunga yose ikeneye, irakura ikavamo igiti cyiza cy'inganzamarumbo. Iki nicyo gitekerezo ngenga uyu muryango ugenderaho kuva washingwa. Ibi bikaba bigaragara mu bikorwa uyu muryango wagezeho kuva mu 2001 byuzuzanya n'umurongo mugari washyizweho na guverinoma y'u Rwanda wo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye, haba mu bijyanye n'ubuzima, uburezi no kubaka ubushobozi bw'abagore n'urubyiruko. Ni muri urwo rwego Imbuto Foundation yateguye uruhererekane rw'ibikorwa n'ibiganiro byo kuzirikana urugendo rw'imyaka 20 harimo kureba umusanzu Imbuto Foundation yagize ndetse no gutekereza ku cyerekezo cy'umuryango mu kuba umusemburo w'impinduka mu buryo burambye, hifashishijwe insanganyamatsiko igira iti imbuto itoshye ejo haganje. Muri uru rugendo iby'umuryango Imbuto Foundation uzirikana wabigezeho ku bufatanye bw'inzego za leta, abikorera, abafatanyabikorwa mu iterambere, imiryango igamije iterambere ry'urubyiruko n'amahuriro y'abafatanyabikorwa n'abagenerwabikorwa. Imbuto itoshye ejo haganje. ariko rero utangiye kunshyiramo gahunda zo gusubira ku ishuri kandi nyine igihe nifitiye gahunda yo gushaka ibiceri tu none se we sinsigaye numva byose babikora bigakunda. ngewe jado ntabwo ari uko gusa iyo ndi mu kintu kimwe nicyo mba ndiho cyonyine gusa bivuze ngo nta kindi kintu ntakibangikanye si urabona nk'ukuntu njye nawe turi mu rukundo nta wundi muntu nakundana nawe cyangwa se nkagire ikiganiro cyawe nawe birenze umva mbese ukuri kw'Imana umva reka ninjire mu ishuri turaza kuvugana ndabona mwarimu aje sibyo. sa wige neza sibyo gusa nyine wibuke gahunda dufitanye. ariko rero njye ndumva nifitiye ubwoba. asa ubwoba bw'iki kandi narakubwiye ngo ntukagire ubwoba mu gihe ikintu ugiye gukora ugiye kugikorana na jado sibyo ugomba kuba free. umva reka ariko jado ntukanshuke genda. Okay, ngaho genda wigerera ariko nyine wibuke gahunda sibyo. merci nta kibazo rwose.
se ko utamvugisha. ese nkuvugisha ibiki? Maze rero nicyo nangira abakobwa mujyana nabo mu kibazo bagashaka kukwikoreza imitwaro yose wenyine. Paul, reka nkubaze. Ntabwo ari we wantumiye ngo ninzi wawe. Kumbe ni kwa Sugar Mami. Ese bitwaye iki? Cyambere si uko twagize ijoro ryiza se? Ijoro? Ijoro iki? Kubivuga nkaho utishimye. Kuza nta n'isoni ugira pe. Njye ntabwo ndifite ubutabazi. Wakubona aka kanya ntiyamenya ko nijoro. Iyi modoka se bebe. Basi se yangurije ku mafaranga. Ngire ne? Wamaye kuri yandi nagwaye ko ubukene bunyishe. Hasuni. Wambabariye. Nuko ugiye? ariko runera ushatse wareka kwigunga ngo turabizi neza misha zaboneka byanze bikunze. Papa nta cyizere pe ntabwo mbizi. Ariko ibyo bintu uri gushaka gukora c'est très dangereux. Nuko utari gushaka kubyumva wereka ibintu tubiharire polisi ibikore wenda nimba ari n'amakuru ufite uri kubyumva uyazane uyatange no bayahereho bakora iperereza ryabo. Papa ubundi wowe ko Jadabura wagiye kumushakisha kutigeze ubiha polisi ngo ijye kubikurikirana. Ariko ntibibagizwe ko ngende umugabo kandi umugabo yemerewe gufata risiki izo arizo zose. Iyo twebwe abagore turabanyantege nke ntabwo twemerewe gufata risiki. No Orunera ushobora kunyumvishe nabi. Ngiye navuze ko ushobora gushaka umugabo akakujyana mu kakaguherekeza ku buryo nta ifuru nyinshi uri bukoreshe. Allô? Allô? Oui. Oh, désolé. Ase, turakunda nawe mutare cyangwa gukunda. Mbira nk'ikibazo umbajije. Wese urankunda? Ko njye ngukunda nk'umuntu wese. Nuko wagira ngo ngenda kukwezi. Shaho ugira ibigambo. Ibyo bigambo bikure. Ako wambere kubera kubitekerezaho cyane. Oya, ntabwo ndogoye nta kibazo. Ushanyine kumva niba gahunda ikiri yanjye cyangwa se hari ikintu cyane. Gahunda ntabwo irahinduka. Sawa cyane. Haba yasijya bayi n'ubwo ukomeza ukora ibyo wakora nawe wongeye kwitegura ndi mu biganiro Yego, nase ko unsezera gutyo ntabwo urongera kumpamagara. Oya, ndongera kuhamagara. Siko narara nakuhamagara. Siko nakuhamagara. Okay, noneho bye. Yakoze nawe.
karibu kiriya tubakiriza iki? Nari natumiye papa ariko sinzi nimba yabonetse. None reka mbabwire babigire vuba. Ariko mwebwe umukiriya amaze akanya kangana kura nta kintu afite, muba mwibaza iki? Yatumye kofi bari kwikorera. Yatumye kofi se arabura ikintu imugere. Reka ndebe ko yaba yatumye. Oya bubiretse ibyo ngibyo. Ahubwo muri kese amafaranga arimo. Ndumva arimo rero navuganye na Karine agiye kuyafata. Yampereze rero bya Karine na banke byihore. Yampereze haririka Violette yambwiye ngomba kujya kuza. Gira vuba. None se iki? Ese ko mutagishaka kunyumva? Ko mwese mutagishaka kunyumva? Ngenza abirukana mwese Violette azasanga abakozi bashyashya. Oya nuko nyine. Nta nuko nyine bara amafaranga umpereze. Ko mwahindutse sha. Bara amafaranga umpereze njye kuzana ari. Nuko hari ibindi twari gukenera bavuga twakuraho make tuzokuza. Make nangahe? 2000. Okay, yakure umpereze asigaye. Yaba refante byinshi byo gukora. Ihute. Sawa. Mugire vuba kandi mwakira umukiriya. Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko? Mu Rwanda izi ndwara ziterwa ahanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima cyangwa uhamagare ku mirongo itishyurwa y'ibigo bitandukanye bitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe. Nk'uko twita ku bindi bice by'umubiri, ni nako tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa bubugejejweho n'umuryango wa GARG ku bufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Ibi ngibi nabonye kuri interineti nyine nka kwa kundi ugiye gusenga ndetse ko kano gatambaro gato ariko ndetse ndakwereka ibyo n'ubundi utanye uzabyikorera. Nanjye ntabwo ndabibona ko bidakomeye nzajya mbishobora. Uzabishobora abantu uzaba kureba. Fata aho hejuru mweke. Ndabona ari umumbunda nk'umwake. Se Jado bite byawe? Ni byiza ariko nawe. Jado nshaka kubwira ikintu kimwe. Rwose hano twese twishimiye ko wavuye ubuzima kazi bw'umuntu. Cyane cyane njyewe na mama wawe by'umwihariko. Okay, byaradushimishije cyane rwose. Niyo mpamvu rero nagusabaga ngo ntuzajye ugira isoni cyangwa ngo wijene mu rwego rwo kutubwira ibintu byose wumva ushaka gukora. Jado, niba ari umushinga rwose twiteguye igihe na so kugushyigikira no kugufasha. Rwose. Mwiteguye kunshyigikira? Chaja dore kamubwire. Niba ari umushinga uri mu bwenge, nzakumenyera. Umushinga rero wanjye uri ejo. Ejo? No, Jado kamere. No, nukuba Jado twumvikane ku kintu. Fata umwanya utegura umushinga wawe neza ubunonosore. Naho se tubiganira baka kanya nawe usuvuga ngo ejo. Nabanza unonosore abanza utubwira twiri kuko wunguka. Hanyuma ntakikwirukansa peti. Nahinduka rya. Ngewe umushinga wanjye namaze kuwunonosora urarangiye. Igisigaye nyine ni ukumfasha tu.
mureke guseka nyine mbabwire nyine hari umukobwa uzaza kunsura ejo dukundana urumva nagira ngo nyine mumfashe nyine dutegure ibirori nyine bishyuhe nyine azabe ubonye umukazana nyine muzamfashe dutegure azaza asanga ibintu byose biri tayari utuntu twose uduhariye ese n'ubyumva pa yari aturiyumva ubwo ntacyo nyine akaza akabatije dukabisa no mu ngagari nyine birumvikana ntazacishemo ijisho sibyo se papa urabyumva reka nase kumwabyumvise ndabyumvise bya cyane rwanira ejo hanjye nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera ejo si kera ejo si kera ejo si kera akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto biracyashoboka wazigeraho akiri uko